in the bottom. So much better. Man, use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Man, use a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you can't buy. Man, use a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Man, use a window shopper. Mad as when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. Yes, iki ni kiganiro 10 tonight, ikiganiro cya TV10 Radio Dis. Uyu munsi 10 tonight mu cyaro ikaba yagiye mu karere ka Kayonza. Witwa iki mugabo? Nitwa Niyonshuti. Niyonshuti amakuru yawe? Ni meza. Ndabona ko ufite ubwanwa bwiza bufite isuku. Ndamwitaho buri munsi. Ubwo bwanwa bwawe bwitwa bw'iki? Ubu ngubu babwita dutera imbere. Ufite ubwanwa bwitwa dutera imbere. Hano duhuye n'undi mugabo we amazina yawe ni nde? Nitwa Habimana Alex. Byageze uvuge cyane Alex. Ndavuga cyane nitwa Habimana Alex. Habimana Alex. Chef wowe bakwita nde? Banyita Moza Jean Pierre. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 36. Okay, iki ni ikiganiro cya 10 tonight. Hano turi kumwe n'undi mugabo ku ruhande, wowe amazina yawe? Gisagara Tarasisi. Utuye hano? Basanze hano mufite agacupa, ese iyi nzoga yitwa muki? Inzoga yitwa Rurayunguruye. Rurayunguruye. Iyi nzoga yitwa Rurayunguruye. Ni urukiza? Ni urwagwa. Ni urwagwa ruyunguruye? Rutagira itende. Rutagira itende? Ese ubu nk'iri cupa rigura amafaranga angahe? Iryo rigura amafaranga 250. 250. Ariko ndumva musa ngaho katangiye kubageramo ahubwo icyaka cyatwishe. Ubwo rero ahubwo buriya twebwe icyo watumarira nuko watubwira uti harimo n'utwo bita utuyuki tugura 200. Utuyuki? Inzoga bitwa utuyuki? Reka tuganire, imyidagaduro hano imeze ite muri Kayonza? Imyidagaduro ni myiza cyane. Nk'ubu tumeze neza, tubiye umuganda, tuba twishimye. Abenshi dufite mu kanya ahantu hari ibintu tugiye gutaha ubukwe, tubyishimiye cyane umunsi wo kwa gatanu. Tukaba twishimiye nkawe uje kuba utuganirije hano. Ese hano mwaba mwumva Radio Dis? Radio Dis turayikurikirana. Haba n'imiziki myiza buri. Dufite na televiziyo aho ngaho tuyireberaho. TV10 murayikurikira? Cyane rwose. Nayo tureberaho umupira. Aragize ati hari imiziki twumva myinshi cyane. Ese ni uwuhe muziki ukunda mu Rwanda? Mu Rwanda nkunda umuziki unezeza. Umeze ute? Nkunda Kitoko. Kitoko? Turirimbe nk'akarimbo ka Kitoko twumve ko ka Kitoko se? Ubwo se wagira ngo uririmbira karirimbe twumve abamukurikiye kuri TV10 na Radio Dis. Icyo bita ngo wowe mama urayuzi? Iyo ni inshinga twaje twaririmbe. Ubundi jewe mu biganiro byanjye no mu bihangano byanjye nkunda igihinde. None se ufite ibihangano wowe? Ni cyo gihangano ufite? Nk'igihinde. Muramuzi? Iyo bita disco dance. Haya disco dance. Alala. Urayizi? Ntabwo nyizi. Ya Jimmy. Ako Jimmy nubwo yarigendeye. Ariko Jimmy yakoze amateka mu Buhinde. Hanyuma natwe tumukurikirana cyane. Kuko ibyo yakoze biratangaje. Reka tugende. Hano i Kayonza umuziki uhagaze gute? Umuziki dukunda kumva mu mahoteli, ahantu neza tuba twagiye nko mu birori, tukawumva tukumva umuziki umeze neza uryoshye, tukumva ibintu tubyishimiye. Ese mujya mu mahoteli mugasohoka mukajya kubyina n'abandi bahanzi? Igihe cy'isarura dufite udufaranga ku mufuka tujyayo, ariko ubu twarakubise nta mafaranga ari. None se ni nk'uwe muhanzi hano i Kayonza ukunda cyane? Inaha se umuhanzi twahagiraga unahakomoka n'uwo bitaga Musafiri. Musafiri se? Agarabo ibyo kubanga ngo okay. None reka tuvugane kare tuganira, mwambwiye muti ubuhanzi hano buratera imbere. Ese niko bimeze? Ko bimeze. Bimeze bite? Duhe ishusho nyakuri, duhe isura nyakuri y'ubuhanzi bwa hano i Kayonza. Tubona nk'ubuhanzi aho twakuriye kugendera tureba tubona
tukaza tugeraho hari nk'abahanzi nk'umugabo Theo mu bantu babaye abahanzi nawe byaratunejeje cyane. Okay, ikiganiro cyacu natwe turashaka dukomeze. Turashaka kukubaza mu cyiciro cyangwa mu bihangano byawe twe twakumenya gute? Njye nta bihangano mfite ariko ni ukuvuga ngo nabasuye iyi ni televiziyo TV10 yabasuye na Dodis. Reka tuganire. Hano hajya habera ibitaramo bya Guma Guma. Zirahaba era mu mujyi Guma Guma zibera muri Kayonza Santara muri Kamaromera. Ninde atubwe mu magambo make Guma Guma ni iki? Guma Guma ni iki? amarushanwa atangwa na Bralirwa se Agendeye kuki Guma Guma ni iki? Primus Guma Guma se itangwa nyine na Bralirwa. N'amarushanwa agendeye ku muziki. Umuziki w'abahanzi. Ese ni uwuhe muhanzi hano mufite muri quartier hano i Kayonza mufite hano mwemera mukavuga muti uyu ni umuhanzi wacu? Nuko ngo hano i Kayonza nta muhanzi mufite? Ese mubona ari iki inzego zibishinzwe cyane cyane nk'akarere ka Kayonza umuntu azakora iki kugira ngo ubuhanzi butere imbere hano? Gutera imbere namwe abanyamakuru nk'abantu mubishinzwe mujye mutubariza kuko yenda umuntu ubuse ntago umuntu ashobora kuba afite indirimbo ariko ntaba afite ubushobozi, ariko indirimbo umuntu aza akaguha igiceri cy'icumi ngo akajya kuyikoresha kandi wowe warayihimbye uyishyira hariya none arangiza afate ibihumbi 10 ngo akire akagenda akiyungukira. Ese ubona hano muri quartier yanyu ubona hari amastudio mufite asohora imiziki akora imiziki? Yarahari amastudio mufite? Oya akunda kubona hano ni muri santire ntoya inkuru wayisize inyuma mu mujyi hagati. Hano ni mu nkengero z'umujyi wa Kayonza. Ariko hariya mu Kayonza amastudio arahari rwose n'imiziki baraduha bakakoherereza. Nk'ubu muri telefone yawe ufite imiziki ngahe? Iyi ni original ntago ikoreshwa na ntuza. Imiziki irimo myinshi. Ni yazahamagara umuntu n'uguhamagara imiziki kaza agahita koherereza. Ajya imiziki mbanye. Imiziki muri telefone? Ari ubwo ndi umusaza imiziki mbanye. Ngaho dushyiremo akazi muri telefone twumve ko imiziki irimo wayishobora. Hano hari undi muntu. Ese witwa nde? Gerageza uvuge cyane. Uwimana Derine umuziki hano muri Kayonza uhagaze gute? Vuga cyane. Keretse nk'iyo abahanzi benshi baje hariya mu mujyi none se uyu muziki ugira igihe cyo kumva gihe ki? Mwumva iyo ngeze ku nibwo nkunda kuwumva. Bivuze ko nta radiyo ufite se mu rugo iwawe? Radiyo ndayifite radiyo ariko ukoresha na hano ari kirimo ariko ukoresha radiyo mu kumva imiziki cyane. Radiyo singiye yise. Ese ufite abana? Mfite abana. Abana bangahe? Mfite abana 4. Umwe mu bana 4 umwe ashatse nko kuba umuhanzi wakwifuza ko yaba uwuhe muhanzi? Aterwa n'ibitekerezo yije mu ishuri akagitekereza ni kubwanjye se namutekereza. Nawe umwana wawe wakwifuza ko yaba uwuhe muhanzi mu Rwanda? Abahanzi burya barahenda. Yize burya nk'ira groupe bagaruye y'impara ndayikunda cyane yewe impanda zikunda. Ugerageje kuvuga kuri groupe orchestre Impara, bamwe tumuwo tugenda tugana hirya no hino mu ntara baratuga bati umuziki wabayeho kera ariko uyu nguyu umuziki w'ubu nta kigenda. Ese icyo gitekerezo cy'abo bantu ucyumvute? Igitekerezo mbirebye igihe ni cyacu aho ndeba ubu uko ibintu bitera imbere ibyo mbona abantu bagenda bishimira bakurikira nk'abantu batari babizi ibya mbere ntabwo babyumva ko ibya mbere byo byari byiza kereka nk'abasaza ba kera nibwo bashima ibyo ubu ngubu naho urubyiruko turimo tubona ibintu byo byiza bitera imbere ibyo turi kumva ari byo wowe byumvise chef we ari umuziki wa kera n'ubu ngubu mwiza n'ubu? Ni uwa kera. Uwa kera wari ufite ibihangano byiza wavugaga ibintu na n'izi soko birimo birakora
ariko uyu munsi inyoni yaridunze ntabwo bikiriho. ariko hari n'abahanzi b'ubu ngubu bahimba ibintu ugasanga ni ibintu bitazata agaciro. nka mumanzi twagiye yakore burya agira ibihangano baratandukanye, agira impanuro akubwira nubwo ari umuraperi ariko agira ni ukuvuga ngo nka Jay Polly musanga ari umuhanzi uhanga ibihangano bye bizamara igihe kirekire cyane rwose, twanamuha amanota rwose tukayamwihera. reka dusoze ni iki mwabwira ababakurikiye kuri TV10 n'ababumva kuri Radio 10? Abatwumva bakurikiza ibyo natwe dutekereza kandi tukabigenderaho twese, kuko uribuka Yesu bamubwira ati udusigiye iki? Ati mbasigiye urukundo n'amahoro. Hari ikindi se? wowe noneho abadukurikiye wababwira iki? reka nkubwire nk'ubu mu karere ka Kayonza yagize uvuge cyane nta muhanzi dufite nk'ubu n'abahanzi bacu bavuka hano muri Kayonza babura inkunga n'indirimbo zabo ntizisohoke ahubwo bazabatera inkunga natwe tugira abahanzi. wowe wasoza uvuga iki? yasoza mvuga ngo kuva kera kubera iterambere muri ryateye neza nk'ibi ngibi ndi kubona ubu iterambere rihari gahuti rya kera, kuko kera nk'ibi ngibi uko barebaga nk'abahanzi nta bantu babonaga televiziyo, nta bantu bavugaga ku mafoni, ariko ubu birumvikana umwana akumva n'akavugo bikazasaba mbere byasabaga sinzi ni bakenya cyane bakireka nk'abayobozi bari, ariko ubu nk'umwana rwose ariga akajya ahantu kuri televiziyo akayibona byabaye byiza. aba numva abahanzi b'ubu ngubu bafite amahirwe cyane abari badukurikiye iki cyari ikiganiro 10 tonight mu cyaro ikaba yanyarukiye mu karere ka Kayonza. Mwumvise ukuntu abaturage baho bafata umuziki nyarwanda, mwumvise ibitekerezo byabo bitandukanye. Yari Damixon kuri kamera za TV10 na Radio 10. Ciao.